hano buri munsi buri saha, ntugacikwe n'amakuru agezweho. Story muzaniye kano kanya rero ngira ngo ni ibintu byageze ahantu henshi, gusa nanjye nari muzaniye no story. Bruce Melody rero urabizi uyu munsi yari yaduteguje kari busore indirimbo ye yitwa Iyo Foto ari kumwe n'umunyakenya wabaga muri Sauti Sol witwa Biembo yayisohoye. Na The Ben nawe yari yaduteguje indirimbo yitwa Plenty nawe yayisohoye. Gusa story itangaje, ikintu gitangaje mu mashusho y'iyo ndirimbo nyuma yuko adusezeranije kuduha album yitwa Sample, ndavuga Bruce Melody agatanga yaduha indirimbo yitwa Soye, none yasohoye n'indirimbo yitwa Iyo Foto. Ariko ikintu gitangaje cyane kirimo gitrendinga uyu munsi guhera uno munsi mu masaha y'isa sita, na gace gato kari muri video y'iyo ndirimbo ye bita Iyo Foto, aho agaragara yifotozanya n'abakobwa bagiye batandukanye, akagera ku mukobwa umwe bajya kwifotoza agasa n'umukurura imyenda y'imbere. Ibi bigasanishwa n'ibintu byabaye hagati ya The Ben ndetse n'umukobwa witwa Baby Emeline, byabaye mu minsi yashize. The Ben yagiye mu gutaramira abakunzi be mu karere ka Musanze. Ibi rero bikaba byafashwe nk'ubushotoranyi hagati ya Bruce Melody na The Ben, bimwe twebwe duhora twumva ko ari competition, bimwe Bruce Melody yahereye kera avuga ati abo bahanzi banyu muvuga n'abanebwe, we akomeza nyine akurura akantu gakomeza gutuma habamo competition hagati yabo. Ako kantu rero kaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ni amashusho yiriwe ahererekanwa cyane hagati y'abantu uyu munsi. Ese birabyara iki? The Ben turabizi ko ari umuntu ukunda guceceka, ntago akunda kwishyurana n'iki, ariko mu by'ukuri ibi bintu bimeze nka beef bigizweho cyane mu gucuruza umuziki. Urugero nko muri Tanzania, akantu kose Diamond akoze, Harmonize akora uko ashoboye akareactingaho cyangwa se agakora akantu byanga byakunda kerekana ko harimo competition cyangwa harimo ihangana hagati yabo kugira ngo bose bakomeze bajye imbere mu bintu bijyanye n'umuziki. Mu Rwanda rero ni ibintu abantu batarumva neza, ku buryo bamwe babikora bakabizanamo urwango rwa nyarwo. Gusa reka dutegereze The Ben replying iki, cyangwa nawe mu mashusho ye hari akantu azazanamo mu ndirimbo ye Plenty. Tugira ibyo tureba. Gumana nanjye rero, kora subscribe, inkuru igezweho hano nzajya mpita nyikugezaho.